oya nge nta bimuga bimfiraho oya nta bimuga bingendaho nta bimuga bimfiraho ntuzongere kumenyera mujye mu bibyo biganiro byanyu mujye mwica izina Yago museke misi yashize Irene ntabwo yatudekarariye ukuntu yamugaye ako nakambere sibyo yarabivuze kabiri mu misi yashize Irene niyo uri indege ajya muri Canada tugendane step by step yarabivuze Irene nta managinga abana babiri b'abakobwa managing Irene ntatuye mu Gasyata siho yavuze ngo yabyariye binavuze iki ubu muri ndahabi nawe nibaza ubwenge kuko bose njya numva birageze Uwiteka aranyagasa navuga ngo mva inyuma Satani navuga ati mva inyuma Satani areka gutuka Yago siriya ni Satani iri kuvugira muri Yago ngusobanurire neza biturutse mu maranga mutima Satani yazamuriye mu witwa Rocky n'uwitwa Murindahabi uri kumva n'abandi batumirwa na Basikayitu yagiye akoresha ibiganiro ngo ukuri ko Satani ahemba nakubwiye ngo Murindahabi arusha Yago kumenya kujera izina rye uti gute sibyo Yago ikintu cyamunaniye ku managing izina rye byaramunaniye ari Yago na Prezire ukuri zaburishye na Sabe wa Isimbi TV abo bantu batatu nibo nguhaye muri abo batatu mbwiza ukuri nk'umunyamakuru wirwa kuri iyi mihanda ninde muri bo wavuzwe cyane wanarize pe ni Prezire wa kabiri nta muntu w'umu influencer uri ku rwego nk'ururiya uvuga nge ntabwo njya mpereza abantu sinavuze ko muri ndahabi ari indyarya nta Yago nta muntu uri civilize w'umusirimu sibyo uredike wagiye ukora mu bigo by'itangazamakuru bikomeye ufite platform imeze kuriya ukwiye kuvuga amagambo nk'ariye nta busirimu bwe umuntu wese uvuga ababaye ari mu gihe cy'umubabaro ukomeye ajye yitondera ibintu avuga abadukurikiye murabizi ko Irene mu gihe Yago bari baramufungiye inuza cano Irene yajyaga yirwa yisekesha kagaseko ka Yago abonye byanze yiganiye agasuku zibiganiro nibiri hose umbwire dukorero garite ubasiga seke ya gasuku none se hari undi muntu wikanira inseko Irene nawe ngugarukeho sibyo Yago arinda kujya gutobora kubera impamvu z'umubabaro w'ibyo wamukoreye uzana uburyaryano ukirwa wa mungano uzana abantu birwa bamuvuga urikumva mukanezerwa mwabona byanze mukajya guseka mukijijisha mukagira ngo uko mukomeretse umuntu Bibiliya iravanga ibyo mushaka ko abantu babagirira aba ari byo namwe mugira gute mubagirira wa mwaramuvuze nyine nawe dora bibagiriye Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe kuri mwese mudukunda mudukurikira tubashimire mwese aho muherereye twizere ko mumeze neza cyane niba utameze neza mu buzima turakwihanganishije kandi turagukomeje kugira ngo wizere ko ejo cyangwa se ejo bundi ubuzima buzagenda neza hari byinshi cyane uzagenda ubona bigufasha mu buzima bwawe turongeye turagarutse tuje mu kiganiro cyacu ndi kumwe na Prince Robert umeze neza Ramondo Shimana amashyari yanyu mutifuza ko abana b'abandi batera imbere suko wajya ukoresha ikinyarwanda neza amashyari yanyu wajya ukoresha ikinyarwanda neza yacu vuga ngo yacu wowe mbabarira niba hari umunyeshyari ubaho wa mbere oya mbabarira winesha umutwe muze yanyu mw'abanyamakuru ngeze ndi umunyamakuru uri iki ntabwo umunyamakuru uri umusesenguzi ni umu-YouTuber okay oya ngende umunyamakuru ndabyemera ndi umunyamakuru ntabwo ndi umunyamakuru uri umu-YouTuber ndi muri stage y'itangazamakuru okay ntabwo ndabawe okay nari yego hashize iminsi kuri izi social media yego humvikanye imvugo niba ndibuze kuyita ikarishye iremereye niba koko ndibuze kuyita kwishyira ukizana ugatanga ukuri ijambo cyera numvaga bavuga ngo ndabivuga ngo ikibyimbye kimeneke yego buriya kuri Yago ikibyimbye nticyamenetse ase kibyo ari iyi mvugo ivuga ngo ndabivuga ikibyimbye kimeneke ikibyimbye ni kiba kiri mu uwo muntu ugiye kubivuga cyane ugiye kubyumva n'umuntu ugiye kubivuga niba ufite ibintu bimubyimbiyemo yabirekura bikameneka bigahita kamivuga ikibyimbye kimeneke yes Yago rero nawe yarifasha avuga ati kanyimene iki kibyimba birangire
imvugo ibigiye hanze yayago abwira amagambo aremereye cyane umuntu atigeze avuga mu izina, ariko intasi n'abumva neza n'abakurikira social media abantu benshi bumvishe ko ari Irene. yego Yavuze ngo ujye umanaginga abo bahanzi bawe ku gacano, umuntu ufite cano kandi unamanaginga abahanzi hase n'indera zirenera muri iki kibuga ndi muntu dufite. oya tuganire sibyo. n'impamvu nahisemo ko dukora iyi nkuru, ni inkuru yo muri sekira ariko abantu bo muri gospel bakeneye kumva. ariko se abo muri gospel ni abahe, abo muri sekira ni abahe ko tubona bose byose babireba? Robert ubusanzwe njyewe Robert inkuru nkora ni inkuru zo muri ariko urazumva, ariko tugendana nyine ni nayo mpamvu misemo kubikora. ariko urazumva yego uzi impamvu mise kuzikora byorohera umuntu wo muri sekira kuza gukora inkuru yo muri gospel. yego nibona ko n'abahanzi yikozamo rimwe agabakubise hanze ngo umugambi w'Imana si uw'ejo, sibyo? agahita akubita swingi ejo agakubita swingi ariko ubu byagora Israel Mbonyi kuririmba swingi agakubita k'inyuma cyangwa si ikosa, sibyo? agakora kubita k'inyuma ejo agahita avuga ati ku marembo y'ijuru, byamugora, sibyo? donc biraborohera, ariko ntago ari ihame yuko umuntu wo muri gospel atakora inkuru yo muri sekira bitewe n'isomo ashaka kugira gute gutanga. ni nayo mpamvu ngize gute ngo zinkuru ngira ikiganiro kuri Yada cyitwa Gospel Talk. ni ikiganiro nyimaranye imyaka irenga 6 ahantu mu bitangazamakuru byose nagiye nyuramo najyaga nyikora, yego cyitwa Gospel Talk. nkavuga donc ibintu biri kuvugwa mu iyobokamana, sibyo? iyi nkuru rero ya Yago na Irene ishamikiye iyobokamana kubera izihe mpamvu. abakobwa Irene managing baririmba gospel, sibyo? meme n'uyu Yago ubona ko hari ibintu byose yirefera ku Mana ati Yehova mpagazeho katonda n'ibindi, sibyo? rero impamvu nifuje kuyikora ni iyihe, ni inama nasabwa ariko numva ashaka gutanga kuri aba bahungu bombi. yego kubera iki? aba ni aba influencer, ni abantu bazwi bafatirwaho icyitegererezo na benshi, siko mbizi ariko nibyo kuko njya mbona komanteri ziri hejuru bavuga ngo ni big energy, sibyo? yego ariko buriya na Kasha Makokero Morodekayi nawe atanya agasiro gahariya bagira gute bagafata. ni Morodekayi nyine. ikindi cya kabiri ndaza kuvuga ibintu bahuje aba bahungu bajya bakosesengura bazakoresha iki kiganiro cyanjye. hari ibindi bintu bibiri bahuje. Irene na Yago ni Irene na Yago. icya mbere bahuje ni abanyempano, sibyo? zigiye zitandukanye. harimo urusha undi kuririmba, undi ntabwo turumva ijwi rye. buriya na Irene azi kuririmba ariko ntabwo impano mvuze ari ukuririmba, kuko Yago mu mpano zikomeye afite si ukuririmba, ni ku munyamakuru, ni itangazamakuru, ni passion y'itangazamakuru Yago afite kurusha Murindahabi. hanyuma Murindahabi ikintu afite kirusha Yago ni ibintu bibiri: kumenya kwijera gute, kwijera kwimanaginga. Murindahabi arusha Yago kwijera kwimanaginga mu byo akora byose. uzi impamvu sosiyete yanyu ikunda kumwita indyarya? ni imbaraga zo kwijera, kuryaryanya nyine nibyo uri guha agaciro se, ugashamitsemo izo mbaraga ze, sibyo? kumenya uko yimanaginga. ukurikiranye amateka y'aba bahungu nubwo batakoze mu bigo bimwe ariko inzira banyuzemo it's haso bombi, ni hasoring. buri wese yasorinze ukwe, buri wese agiye mu kigo cy'abandi, buri wese yatangiye akorera abandi, baza kugera ku rwego rw'ikigo cyabo. kandi ubundi umuhanga niko akora, ajya kwiga iby'abandi, mu kubyiga bikazamufasha kujera ibye. yego natwe turi kuvuga twatangiriye mu bigo by'abandi, uyu munsi turi mu byacu, turacyajya no kurahura ubwenge mu bigo by'abandi. hanyuma uru rugendo rwabo aho bageze kugira ngo bubake iyo bita platform, batongana batatongana, umuntu ushobora kugira 600,000 yego y'abaturage bamukurikira. tujye tuvugisha ukuri, uyu muntu aba ari ku rwego rwa meya. meya ari hasi,
ayari hasi. umuntu ushobora kubyuka mu gitondo akabwira abantu 600,000. uzi ko umuntu yateza imyigaragambyo mu gihugu. Yes. Hari naho njye iyo nganiriza abantu njya mbwira leta ngo ijye iba amaso kuri aba bahungu bakurikirwa n'abakobwa bafite social media, sibyo? Ibajere kuko yabyuka mu gitondo. Reka nkwe nk'urugero rwa hafi, twabonye ijambo Yago yavuze, urabona ritanyeganyije ibyitwa imihanda yanyu cyane. ubwo ari irindi jambo runaka yavuze byagenda bite? Sinzi niba uri kunyumva neza. Umuntu niba donc bombi bafite icyo bita platform, kandi izo platform hari ibintu bashyize mu bantu bituma babakunda, yaba muri Ndahabi yaba na Yago, hari ibintu bashyize mu bantu byatumye babakunda, sibyo? Hanyuma rero tugaruka ubwabo bonyine muri senteze yanjye ikintu bapfuye, ari nacyo cyatumye nshaka gukora iki kiganiro, nicyo bita ishyari. Yago na Irene bapfuye ishyari. Yes. Oh yes. Yego. Kunje ndi kuvuga nkanjye Robert ko nabibonye. Ishyari ryazamutse mu muntu umwe mu bantu benshi. No. Buriya abantu benshi ntabwo baramenya ko Satani akoresha iburyo butatu. Mu ntwaro zakoresha. Akoresha ikintu bita ijwi. Riza mu mutima w'umuntu. Kongorera. Iyo umuntu ari umuntu wo mu bwami bw'Imana yumva ijwi ry'umucunguzi akamenya kwitandukanya, twakoze icyo kiganiro ejo bundi, ararihishurirwa akamenya ko ari irya Satani, sibyo? Akaricyaha. Ariko Satani ntago akugerageza ngo agutege rimwe gusa bibe birangiye. Uribuka ko na Yesu yamugerageje inshuro zingahe? 3. Iyo avuye ku rwego rw'ijwi ukaritsinda, ajya ku cyo bita kuzamura amarangamutima. Yego. Sibyo? Ukumva hari ibintu bikubiramo ukayoberwa ibisobanuro byabyo. Abantu benshi bagiye borama no kunywa ibiyobyabwenge, inzoga, ubusambanyi, donc imbaraga zibakururira muri icyo kintu cyababiragamo ntibamenye ibyo ari byo. Hanyuma rero iyo kivuyeho haza icyo bita, iyo utsinze amarangamutima ugatsinda ijwi, ntabwo Satani areka kukurwanya, ajya tegera mu mitego y'abakorana nabo. Usibye na Yago, hari ibintu njya mbona bigenda bitutuma mu bana b'Imana no mu bantu b'Imana, kuko baratandukanye, ibintu byo gukora amatimu, sibyo? Uru rwango rwa Yago na Murindahabi rushobora kuba rwarazamuwe n'ijwi ntazi, rukazamurwa n'amarangamutima ntazi, cyangwa se n'umuntu ukorana na Satani. Uti gute? Numvishe mu mvugo ya Yago, yego, avuga turabizi wowe, aramudekiriva ariko yanga kumuvuga nk'umuhanga, yego, kuko arabizi ko ibintu ari kuvuga ejo bizagira gute, bigize icyaha birahari. ariko uko akatavuze ntago muri Ndahabi arajya muri RIB ngo Yago yamvuze kandi atavuze izina rye. Gusa bumva ushobora kudekarara ABCD kumva ko ari muri Ndahabi. Niwe ejo bundi wagiye kwisurishwa Canada, sibyo? Niba ufite utwana tw'udukobwa managinga, urikumva? Usibye ko Yago yakubwira ati nanura mu bosi w'urugendo ari Canada yagiye kubasura, sibyo? Ni benshi cyane, ni benshi yavuga ba managing iki abakobwa, sibyo? Ariko aragira ati wowe nicyo cyana muza kwicarana munganya ubwenge. Ubwo ni Sikayita, ariko ntiyavuze Sikayitu. Ari nawe Yago yavugiye muri tension y'ubwenge, sibyo? Bukomeye cyane, urikumva? Ariko ntari kumushimira kubivuga Yago. Oya, yagomba kubivuga akaruhuka. Yes. Ubwo yavuze nyine, ubwo mvuze nk'iyo nza kuba ngende Yago, kuko ntari Yago yakoze ibimurimo, ariko ngiyo nza kuba ndi Yago sinari kubivuga kubera iziye mpamvu, sibyo? Mu mbaraga zo kurwana urugamba ruterwa na Satani mu muntu, kuko iteka ryose burya Damuru n'abadukurikiye, nubona umugore wawe, umugabo wawe, umuvandimwe wawe yazamutse, yatombotse, yabize, umuturanyi muhuje igihugu, muhuje ubuzima, ukabona yazamutse, jya umanza urebe ijwi riri inyuma. Uribuka Yesu ari kumwe na Petero? Petero yavuze amagambo, Yesu aravuga ati mva inyuma Satani. Yaribagiye ko yitwa Petero, yacyashye Satani kuko yumvaga we nyine, kuko yumvaga ko ijwi riri kuvuga atari ijwi rya Petero, ahubwo ari ijwi rya Satani.
binavuze iki ubu murinda habi nawe nibaza ubwenge kuko bose njya numva birageza Uwiteka aranyagasana navuga ngo mva inyuma satani navuga ati mva inyuma satani areka gutuka Yago sinzi niba uri kunyumva neza sibyo yagabaye satani none oya wanze kunyumva neza ikibazo si Yago Yago se afite ikihe kibazo Yago ni satani wavugiye muri Yago nicyo cyaka kuvuga yes akoreye muki uretse twumvikana aha ngaha turagenda na iriya jwi Yago yavugaga si iriya ni satani iri kuvugira muri Yago ngusobanurire neza biturutse mu marangamutima satani yazamuriye mu witwa Rocky n'uwitwa Murindahabi uri kumva n'abandi batumirwa na basikayitu yagiye akoresha ibiganiro ngo ukuri ko satani ahemba wumvishe noneho ko tutageze mu ntego y'icyatumye nkora iki kiganiro kuriya niko satani akorera mu bana b'abantu uvuye gukora ikiganiro kwa MI yagaraguhamagara abonye ufite viewership uri kumva ati ni urugero sinaboneka cyangwa se ubaye open uramubwiye ati ngewe bambujije kuza aho ngaho ari naho ngaruka muri gospel dufite abapasteri dufite abavuga butumwa mbanenge ngewe nkange Robert ngiye mfite channel yitwa Yada umuntu araba yagize viewership wamuhamagara ati ngwino mu kiganiro yahengereza abone ufite abasubscribers 12 13 ngo ndashaka zaburi ndashaka impanuro ku buryo muhamagaye nkamugana nitwa Robert wo ku mpanuro yambwiye ati ntazangize gute niruka ariko mwibuke ko inkuru zo mu Rwanda zimara amasaha 48 nababwiye ko inkuru zimara ku mihanda ikwezi kose n'iz'abantu batatu witwa Dr Antoine Rutayisire mbisubiremo witwa Pastor Mutesi n'umuntu witwa Apotre Mutabazi nizo nkuru zimara ukwezi ku mihanda izindi zose uzabona kuri izi za YouTube zanyu na amasaha 72 zikaba zirarangiye iyatinze yongeraho iminsi 2 sinzi ni uri kunyumva neza ni inkuru imwe yakoze akasamutwe ikaba imaze umwaka kandi ibibitse yakongeye gaturika ikagaruka usibye Pastor Theogene wenyine burana bafite agahigo ko gukora inkuru umwaka wose nta wundi muntu urongera gukora inkuru y'umwaka wose ari uzi rero bivuze iki ngaruke abapasteri n'abandi batumirwa mwese kafata urugero ngiye kuguha ingero z'abantu 7 ngiye ubwanjye nahamagaye banyiryaho uyu munsi niyo wamuhamagara ngo ushyire ikiganiro ntubavuge ku bwa security zabo reka tubama imitekano yabo ariko kamere kwitwa nibishaka ya satani yivanye mu bantu uri ikiganiro tuma tukivamo uri kuguzana satani mu kiganiro nagira ngo urugero rwa hafi nese undi wamushakaga hicyo nabona bwa mbere akiza atitira nawe ntumbwire ko wavangiwe we yanyine n'urugero nguhaye ntumbwire ko wavangiwe ubwo mvugiye nega amatwi mba mvugiye abantu bazi ko bamuhamagaye akabiryaho azi kazagoma ku mihanda ubu nta nukeneye kugira gute kumuhosting reka ninde wa hostinga kubera iki cyangwa se bisobanuye iki yego uyu munsi nagirene yagakwiye kuba ari gupfa na Murindahabi batumirwa mu bintu yavuze bapfa barimo ngo wowe ngo wagacano abari abana ngo ntibazaze oya ntekereza ko atari ukina amajwi ye twumve neza naga ari bari abana bonyine icyo bapfa cyambere ni ukwicaza abantu kuri platform yego bagasebya Yago ariko nanone DJ Brian akora kwa Irene inshuro nyinshi ntiyakora yataburije kuvugamo Yago kuri The Choice muri cya kiganiro Sunday Choice Live birirwa bahondagura Yago nta Sunday Choice Live yose batavuze Yago Sunday Choice Live kiganiro cya Philipita na Irene na Babo cya kiganiro gishobora kurangira hatajemo izina Yago kandi rivugwa nabi hanyuma rero Yago nawe yagakwiye impamvu navuze ngo iyo nza kuba ngende Yago nagakwiye kuba nikomanga ku gituza nkavuga ndi ngaburira abantu oya tega amatwi impamvu ni iyihe manzu nega amatwi impamvu nyisobanure impamvu ni iyihe impamvu Irene Philipita naba bagenzi be bandi bo hejuru muri za 1M sibyo bo muri mu 1M babandi bakora ibiganiro bikagira 1M sibyo
bose baza bakaza ku izina Yago nuko bazi ko rifite imbaraga kuri bo. Sinzi niba unyumva neza. uriya waneye mumenya atarimo ariko ntabwo aramuvugaho. waneye mumvuze ushobora kuba utari ku ntabwo ari we. reka twikomereze. Yego sibyo waneye mumvuze ushobora kuba udatekereza. Yes sibyo. Impamvu mvuze gutya ni uko iri zina rifite imbaraga muri bo ku bakiriya babo. Rero iyo uzi ko uri brand uri izina ricuruza sibyo wowe ikintu ukora ureka abahetasi. Burya hari abantu batarasobanukirwa mu by'ubuzima. Uzi ko abahetasi bafite imbaraga ku kuzamura kurusha. Ubu uzi ko iyo muri ndahabi tugendane gake iyo muri ndahabi abatavuga mu biganiro byose ajya gukora akavugamo Yago. Yago izina rye bari ricina. Ndakubaza ikibazo kimwe. Uyu YouTube ntuze kwigira nk'umuntu utayizi. Yego. Ubu uyu munsi Robert umukobwa ashobora kuza cyangwa undi muntu wese akaza agakora ikiganiro akavuga ati muzi ko Robert ari indaya twahoraga dusamba ijya gusambana cyangwa se itega atazanye evidence video yawe atazanye iki, ariko abantu bagahita bumva ko Robert ibyo bintu abikora, bigatuma abantu bamwe na bamwe bagutakariza icyizere bitewe n'inkuru bakumva. Ubuse reka nkubaze ikibazo, Yago nagakeneye kuzamuka bamuvuze na reka nkubaze ikibazo. Ubu ngubu ko bavuze bakamuvuga ko kakava kugeza kihe ye baba we uyacyakimufitiye se Yago none subu nakimugirira sura cano ye oya ibyo byamaca reka mane ibintu byose nago tubirebera muri viewership. Yego. Ubu uyu munsi Yago ahantu yashoboraga kwicara urabona umukobwa wazanye amajwi yiwe amubwira ngo amuzanire batatu. Yego. Yaguzi ko hari ifoto Yago yari afite ari kumwe n'umwana wa His Excellence bifotoraje muri stade. Yego. Iki kintu uri kucyumva. Yego. Ubu Yaga ahantu yabaga ashobora kwicara mu banyacyubahiro ntabwo ashobora kwicara uyu munsi hari amajwi yiwe yagiye ku Karubanda ari kuvuga ntenzanira indaya zingahe 3. Icyo kintu ari kuri kucyumva imbaraga gifite. Ubu hari umuntu hari ahantu yagatajya cyangwa ngakorwe mu biganza n'umuntu ukomeye runaka bitewe n'icyo baba haters bagenje gute bamugize bakoze. Ikintu kucyumva neza. Icyo cyo ndakucyumva ku ruhande rwanjye sibyo, ariko nanone reka nkubwire witesha agaciro y'abahitazi ngo nibamuhe buri yajya kuvuga kuri yarababaye man nyine yarababaye sibyo yarababaye ngere kuko nta cyo byaramukoze navuze uruhande rwanjye. Erega naga ari ngombwa abantu bose bumva ibintu kimwe cyangwa urumva nkawe uri kubyumva kimwe nawe yuza kubiri uri Yago ni biriya wari kuvuga njye, ariko nge ndacyakubwira ngo iyo nza kuba ngendi Yago si biriya nari kuvuga. Hanyuma ntega amatwi umbwiye ibyawe nanjye nkubwire ibyanjye impamvu ntari kubivuga. Impamvu ntari kubivuga ni impamvu 3 za mbere sibyo. Nagiteka ryose wabuza abantu kukuvuga sibyo ntibibaho kuko umuntu noneho nk'uko haje social media Munyarwanda aciye umugani hanze kuvugwa yaheze mu nda ya nyina. Nk'uko noneho haje social media umuntu yicara muri sariwe sibyo agatera kamera akavuga ati nkurikije ibintu biri kuvugwa bigezweho ni Yago na Murinda habi akamanukura koko akavuga. Uremera ko nta muntu wakubuza kugira gute kuvuga. Hanyuma ikintu kibaho uri kumva buri nibyo nshimye ko uvuze ukabongereye ku ngingo yanjye nari nakubwiyemo imbere. Nakubwiye ngo Murinda habi arusha Yago kumenya kujera izina rye uti gute sibyo. Yago ikintu cyamunaniye ku managing izina rye byaramunaniye gute. Iyo aza kuba afite imbaraga zo kurijera ntabwo izi nkuru zose zamuvuzweho zari kugira gute kuvugwa. Sinzi niba uri kunyumva neza. Hanyuma biraza kugaragara na Murinda habi nawe izina rye kurijera nirimunanira. Buriya Adamu mu by'ubuzima yaba amafaranga yaba n'abantu. Ubwo iyo mvuze amafaranga n'abantu ikirere kibika amafaranga n'abantu. Hari urwego rw'abantu ugira kubajera bikakunanira sibyo. Buriya ni ikimenyetso cy'uko ahantu batangiye kugera kujera abantu be byarabananiye. Sinzi niba uri kunyumva neza.
dufate komparezo ari Yago na Plaisir wo kuri za Bureshya na Sabe wa Isimbi TV, abo bantu batatu nibo nguhaye. Muri abo batatu mbwiza ukuri nk'umunyamakuru wirwa kuri iyi mihanda, ninde muri bo wavuzwe cyane? wavuzwe cyane wanarize pe Plaisir. ni Plaisir. Wa kabiri Ni Sabe. wa gatatu Ni Yago. none muri abo bantu abantu hari ari Yago n'abo bantu ninde ufite abantu benshi afite ari kujera ubu? Abantu benshi kujera yawe ntago turi bubarishyire mu rwego rumwe. Oya ariko byanze bikunze Sabe ntiyigaragaza nka Sabe, ntago ari umuntu twavuga ko ubuzima bwe bushingiye kuri social media cyane kuko ntiyigaragaza. none se uburyo yagateye n'imibereho ye. Aha nibyo nari kukubwira ko Sabe arusha uri kumva ubu ngiye kuvuga noneho Sabe na Yago. Sabe arusha Yago kujera izina rye. Sabe arusha Yago kumenya kujera abantu bari ku rwego rwe. Sinzi niba unyumva neza. Hanyuma no mu byo kwigaragaza uri kuvuga Plaisir arusha Yago kurinda izina rye, uri kumva genda gakeya akanamurusha kurinda abantu afite kubera izihe mpamvu ahubwo azabigireho. Nge nago nazana ku kiganiro ngo ndeke kuvugisha ukuri, sibyo? Yagazabigireho azigire kuri abo bagabo babiri kuko ntiyavuzwe kubarusha, ariko wabonye ukuntu batwaye inkuru zabo zo kubavuga zigahita. Turi kugendana rero bivuze iki? oya Yago yaracecetse araruhamana, agomba kuba ukuri, agomba kubabwira. None se ubu byunguye iki? Bagahangana byunguye iki? umuriro ngo byunguye umuriro. haje umuriro nyine, hatse umuriro turamenya. bariko nabonye amatitire y'abanyamakuru bene wabo ngo ubu ntambara y'ubutita. Wumvishe titire? Katrek Irene aza guceceka. Irene nawe ariko ntabwo Irene yaceceka. Irene nkurikije uburyarya bwaraza kuvuga nka buriya buryarya Yago yakoresheje. Nawe muri komantere bari kumwandikira ngo ariko ngo wikanira inseko, sibyo? Uri kumva? Ariko nagira ahubwo ushobora kubaza ngo Irene we uramugira inama uti ko nawe ari finini. Arani ikibazo hariya ni inzove ebyiri. Uretse gato ahantu ashobora kuzamo tekinike y'uburozi, ikiraka cyo kuroga umuntu. Niba titonda ahubwo biraba uruko nguko. Wabonye ibyatsi bitangiye kugenderamo byitwa basikayituna ba papa cyangwa n'ibindi byatsi bitandukanye. Inzove ebyiri ziri kurwana, uri kumva? Ibi byatsi bitangiye kubigenderamo, sibyo? Abantu navuze ngo ari akantu navuze utanyumvishije. Iki kiganiro kiri ku rwego rwo hejuru, abantu baze kugikurikira neza bitonda. Navuze ngo leta ikwiye kureberera abantu bafite brand social media zikomeye. Buriya ngewe nshinzwe wenda n'urugero nshinzwe nk'ikigo cy'itangazamakuru ku rwego rw'igihugu. Yego. Umuntu wese kuri YouTube ijyagwa iriya Silver. Silvaria? Silvers. Yego, 100 by'abasavu. Bira 100 by'abasavu. Nagakwiye kuba hari ishyirahamwe nabashyizemo. Sibyo? Kuba hari koperative cyangwa se uburyo mbajera. Kubera izihe mpamvu. Umuntu ufite abantu 100 bamukurikira, uyu muntu yakoreka abaturage, sibyo? Yego. Uzareba iyo bakojejeho ikiganiro kugira ngo ngwe nk'urugero rwa hafi. Iyo bakojejeho ikiganiro gisa nk'igishitura abantu mu buryo runaka, ukuntu abantu baza kukireba nk'abagura amasuka. Wabonye ikiganiro muri Dr. Adwana Tasira yakoze, channel yose yakoragaho hejuru. Kandi ibyo binavuze urukumva bikagera he kuri benshi. Nagakwiye kuba njera umuntu wese uzi ko afite ibyo 100. YouTube yagitanga Silver nawe tumuha karibu muri koperative. Sibyo? Hakabaho n'amahugurwa, ariko ubundi sinzi impamvu Damuru mu Rwanda bashora mari babo nabo babasinziriye. Ubu nago babona ko izi YouTube harimo imari. Habuze umushora mari ubo organiza akabafata akavuga ati mbo muze hano. Hakajya kwaka isoko leta ryo kubajera mwebwe agashinga company yanyu mukajya mugira n'imisoro mutanga n'ibintu n'ikigo cy'igihugu cishinzwe itangazamakuru. Oya
nta soko ujya ubona Nyabugogo ryitwa Inkundamahoro. Aba bahungu reka ndabura abakire n'abashoramari mu bafatirane bafite amafaranga, nubwo harimo n'abandi babosi baba barashoye bakanagamo utwana tw'uduhungu twirwa tubakorera, ariko bose mu bafatirane hagira umushoramari ubafata babura ikigo bubaka se cyagira umumaro igihugu. Harega ubu niyo babafata bakagati muzubaka uyu muhanda kugira ngo leta ibafashe kagati uyu muhanda ugana ahangaha mwebwe ba YouTube muzaho iyi myinshi se tijya muri Amerika, ariko amafaranga n'ubundi babona bayakoresha mu gihugu bagateza imbere igihugu mu buryo butandukanye. Ariko nzi ko barimo imari bivuze gutyo, ahubwo leta izanabakomorere hadi, ariko barimo imari. Aya magambo ya Yago kuri Irene agira no ku jambo rikomeye cyane ati sinkina n'ibimuga nge nta bimuga bimfiraho. Ni ijambo abantu benshi bibajijeho baritindaho ati nge nta bimuga bimfiraho. Ni bya ndi nahoze mvuga byo kutamenya kujera izina. Nta muntu umu influencer uri ku rwego nk'ururiya uvuga nge ntago njya mpereza abantu. Sinavuze ko muri ndahaba ari indyarya. Nta Yago nta muntu uri civilize w'umusirimu, sibyo? Guredike wagiye ukora mu bigo by'itangazamakuru bikomeye ufite platform imeze kuriya, ukwiye kuvuga amagambo nk'ariye. Nta busirimu bwe. Kubera iki? Umubabaro nta kuvuga ukuri. Yego. Nibyo bitari mu busirimu. Reka mvuga kandi kantu. Umuntu wese uvuga ari muri ubu buryo bubiri yishimye yanezerewe, ajya yitondera ibintu avuga. N'umuntu wese uvuga ababaye ari mu gihe cy'umubabaro ukomeye ajye yitondera ibintu avuga. Aba bantu bombi mbere yuko bavuga bajya bamanza bakaraga ururimi karindwi mu kanwa kabo. None se urahamya ko iyi mvugo yavuze itababaje abantu benshi? Yatanze ukuri kwikise. Irene ari kumupfiraho mu ruhe rwe, abantu bamumenyere ari kumukiniraho azana abantu bakamusebya. Hanyuma ko yamenye kujya kurega muri RIB ko bamwibiye cano, sibyo? Bakanayimugarurira. Niba hari umuntu uri gukinira mu izina rye ko atakase muri RIB, ko bayibye akamenya kujya muri RIB, reka muhukuri kuri YouTube. Reka muhukuri ari kurengereza umupira wo warengeye. Niyisanga mu maboko ataraye ko bishoboka. Hari uwo yavuze. Areka kuvanga umuntu ntago yavuze, uri kumva? Ntabwo yavuze ngo Irene we. Mu minsi yashize Irene ntago yatudekarariye ukuntu yamugaye. Ako nakambere, sibyo? Yarabivuze. Kabiri. Mu minsi yashize Irene niyo uri indege ajya muri Canada, tugendane step by step. Yarabivuze. Irene nta managinga abana babiri b'abakobwa. Irene ntatuye mu Gasyata siho yavuze ngo yabyariye, sibyo? Irene si utumira Skype saa sita akavuga agakora interview akavuga kuri no genda gakeya akaza akavuga ati banguze ejo nagarutse. None se ni kuki mutegereza ko Irene ahubwo ajya kwa Philipita muri The Choice akagenda eje kongera akagaruka? Ni muri Sunday Choice Live. Yes. Ni hagenda akongera akagaruka. Akogenda akongera akagaruka. Yes. Siwe wikanira inseko kenda kwinera kutabivuze ibyo. Duwenda we kw'inseko nago mbizi niba yikanira, ariko abadukurikiye murabizi ko Irene mu gihe Yago bari baramufungiye inuza cano, Irene yajyaga yirwa yisekesha kagaseko ka Yago. Ega mujye muvugisha ukuri niko guhandura nyine kugahandura ibintu byose. Irene yagiyeho yigana insego ya Yago, abonye byanze yiganiye agasuku. Zibiganiro nibiri hose umbwire dukorero garite ubasiga yaseke agasuku. Amaya none se hari undi muntu wikanira inseko? Ni Yago ni Irene yavuze, ariko ntiyarakwiye kuvuga ibi bintu, sibyo? Abantu mudukurikiye, abantu bajye dore buradamuru iyi societe yacu ikwiye gukeburwa mu buryo bwinshi bugiye butandukanye. Kandi gutanga umusanzu si ngombwa ngo twibwe duhamagara na leta. Abantu bakora ibiganiro by'ubusesenguzi, nge sindi umusesenguzi ngenda umuvuga butumwa bwiza, sibyo? Abantu mukora ibiganiro by'ubusesenguzi mujye mwicara uvuga ate ko ngiye kubwira abantu ikintu ni iki ngiye kubabwira, sibyo? Ese niba Yago yavuze ibi na Irene akavuga ibi, societe ngiye kuyibwira iki ko mvuze kuri iyi nkuru? Sinzi niba uri kunyumva neza. Ibi kintu nabwira aba bana b'abahungu, kuko
bashobora kuba barusha imyaka cyangwa se nanayibarusha ni urugero nguhaye sibyo ariko wenda hari experience y'ubuzima mbarusha yego nk'iyo uruvugo kuko ntabwo umuntu avugirwa umugore yaramunaniye ako kana yes ngere n'umugore yaramunaniye baratandukanye se yagobera byari ngombwa ko abivuga we nyine urumva baramubabaje Irene nawe ngugarukeho sibyo yagwarinda kujya gutobora kubera impamvu z'umubabaro w'ibyo wamukoreye uzana uburyaryano ukirwa wa mugana uzana abantu birwa bamuvuga urikumva mukanezerwa mwabona byanze mukajya guseka mukijijisha mukagira ngo uko mukomeretse umuntu Bibiliya iravanga ibyo mushaka ko abantu babagirira aba ari byo namwe mugira gute mubagirira wa mwaramuvuze nyine nawe dora birabibagiriye sibyo hari ibintu abantu bakora bitari bikwiriye izi mvugo zo kwataka abantu bagiye batandukanye uri kumva ngo bari gutera ubuse mukore content mudusobanurire buri hari ibintu nkunda ni nk'aba bahungu birwa babeshya kuri za YouTube buriya mugiye gukora ikiganiro mukabati mwabanwe mudukurikiye ubu n'ubuse ngiye guterana na Irene sibyo nawe nabishobora zantere ubuse buriya nkunda abantu bitwa barapera bano barapa nge mu buzima bwanjye nkunda abantu batatu uri kumva nkunda umuntu wigisha ukuri kw'ijambo ry'Imana rya Yesu Kristo nakumva ashaka kumva ubwenge nkumva baraperi n'abanyakomedi bano banyarwenya nibo bantu ba mbere b'abahanga baba mwisi yego ibi bintu yago yavuze bishobora kugira izihe ngaruka kuri Irene mu buryo bugaragara ubwo nyine nawe yatangiye kumworeka mu mworera bayanazemo yago abahungu sura babuza kuvuga ko Irene yataye urugo rwamunaniye ubusura umvura yagataciye akagozi ko guhamagara babakobwa Irene yateye inda akabahisha mu minsi mike nituraza kubakira nko twakiye Josiane yagize gute yaciye akagozi ngo kuri uko Satani akorera mu bantu nakubwiye ko iyi nkuru ndi kuyikora kugira ngo nigishe formule Satani akorera mu bantu kanezerwa $2 twa YouTube tukamanuka mukishima harangiza akaba tutwanye nta muntu ujya utujya ngo duheze ndakwanika ndamuburamya neza ko tarashira ibyumweru 2 tutabonye umwe mu bakobwa Irene yateye inda akajya kumuhisha muzamusanze ngo ndanuza na he bari buburera ariko ashaka kuza cyangwa se ntanaze kuki se yagataba mubeshyera ubwo yagoye berekanye ibimenyetso by'amajwi nawe azabazanira ibimenyetso niba ari byo mushaka sibyo yago nawe yavuze ko azabizana mu minsi arabizana ibi bintu by'urwango ku bantu baremereye gutya abantu bafatiraho icyitegererezo bishobora kurema iki muri social media bishobora kurema iki mu bantu ahubwo byaremye iki kuko nubwo yagaba biturikije izi mbuga nkoranyambaga mw'abanyarwanda mwe mu nkurikiye habamo kata y'aba bahungu n'abagome n'abagambanyi n'ababeshyeranyi n'abicanyi n'abagome bakora uburyo bwose kwica iyo mvuze kwica ntabwo ari kwica umuntu ngo apfe hari ukuntu umuntu yica undi mu bwonko buranga yago urabona bataramwishe mu mutima bamugize mubi cyane yes ni hari umuntu wikora udukontenti twe ko gufasha abantu akizana banuza baba tipu ukabona abantu barishimye yego n'ubugome habamo amashyari muri YouTube wangu ni ishyari se ubu amashyari akagambana iki ni hano nabonye hadasanzwe YouTube no musengero ni hano babiri nabonye haba Satani bayicayemo ameze nk'akanama haravuga ko yagashaka kuba arwaye depression depression arwaye akajya avuga ko abantu bose bamwanga kandi nyamara batanamwanga niba ariko bifata arayirwaye niba bifata ko abantu bose bamwanga niba bifata ko abantu bose bamwanga zira views isabona zawa zivaye yavuga ahubwo mvuga ukuntu yabifata yavuga ati ngiye mfite depression yuko abantu dukorana umwuga bamwe muri bo banyanga none se abantu bose baramwe ubuse gasukora mwanga sinjya mbona ari ku ruhande rwe ntago abantu bose bamwanga yego Ama-G The Black sinjya mbona bamuha ikiganiro ubwo se baramwanga aba bose se birwa bamuha ikiganiro baramwanga ntago nese mwanjye ndamukunda simwanga sibyo naye Irene simwanga
ndabanga se ko tudafatanije tutakoranye tutigana ntabanga ngo bimarire iki na Bibiliya inananoza kutagira uwo nanga n'ibindi gukora no kugira ngo bahumuke mu maso bamenye ko atari imbaraga zabo ari imbaraga z'umwanzi muri bo sibyo sinagakwiye no kuba nkora iki kiganiro ariko n'urukundo mbakunze sinzi muri kunyumva kandi nkarukunda ashingiye ku bandi bantu bose namye nkubwira ngo nubona umuvandimwe wawe umugore wawe mukuru wawe ubwo iyo nkoze inkuru ngewe iteka ryose focus yanjye bari gukebura abantu bose ubu mvuze Yagona na Irene mu rwego rwo kwerekana ko bahagarariye abandi bantu umuntu najya azamurana amarangamutima gutongana n'iki byose iyo uri umunyabwenge ureba satani muri uwo muntu ukamenya ijwi kugira gute riri kumukoreramo yego wenda tugana ku musozo dusoza ni ubuhe butumwa utanga? Ubutumwa numva natanga ni butatu sibyo guceceka mu gihe cyo kuvuga sibyo bigira umumaro kamvugire mu mvugo yo hasi manure hasi iyo umuntu ageze mu gihe cyo kuvuga yita ku byo avuga nibyo bita guceceka mu gihe cyo kuvuga sibyo kabiri ijwi rivuze urirebera mu mwuka w'ijwi ryawo ukamenya niba ari satani kuvugira mu muntu cyangwa se niba ari umwuka w'Imana kuko hari igihe kigera Imana ikavugira mu muntu sura nk'umwana w'umukobwa tumaze iminsi twakira Josiane uri kuvuga Efremu iriya ntabwo ari satani kuvugira muri Josiane iriya ni Imana iri kuvugira muri Josiane kubera icyo ari Imana kugira ngo abandi bose bakebuke bamenye ukuri ariko rya jwi ryazamukiye muri Yago ni rya satani sinzi niba uri kumva gutandukanya amajwi ngiye mu mwuka nzi kuyatandukanya sibyo iyo umuntu avuze numva ijwi niba rivuye ku Mana cyangwa rivuye kuri satani iri jwi rivuye kuri satani urimenya ute nabwo mbibwira abantu riza ryambaye ikitwa ikibi n'ikiza sinzi niba unyumva neza ryambaye ikitwa ikibi n'ikiza hanyuma irivuye ku Mana uribwirwa n'iki riza rikebura ikitwa ubugingo abantu saka kantu barakumvishira kankasubiremo ijwi rivuye kuri satani riza rivuga ikibi n'ikiza irivuye ku Mana rikaza rikebura ubugingo n'umuryango ubugingo n'umuryango naho batandukaniriza amajwi ntange formule y'abantu batari kubyumva ariko cyane cyane iyo utari mu mwuka ntabwo apfa kubimenya ariko ijwi ryose rizaza ku buzima bwawe rikubwira ikitwa ikibi n'ikiza riba rivuye kuri satani ijwi rizaza rigukeburira kubaka umuryango mwiza no gukebura ubugingo riba rivuye ku Mana mfata urugero rwa hafi Bibiliya igaragaza umwana w'umuntu kugira ngo arame yumvira ababyeyi be wumvire so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu cy'Uwiteka Imana yawe sibyo ubwo kontineri yo kuramana ubukenyuka ijwi rikubwira kutumvira so na nyoko iyo tuvuze so na nyoko ubu ntago so na nyoko ari abakubyaye nkanjye navutse ndi imfubyi ni umuntu wese unkeburira kudakora ibibi sibyo iyo mvuze kudakora ibibi nibihe damu umuntu ashobora kuza nabona uri mu busambanyi akubwira ati wa mwana we uwo murimo uri gukora ntago ari mubi ari mwiza sibyo iryo jwi ryanjye iyo uryumviye uba uhawe kuramira mu gihugu kubera izihe mpamvu ingaruka zose uzakura mu busambanyi uba uzitsinze ariko iyo wanje kuryumvira uba ugana mu nzira yo gukenyuka sinzi none wanyumvishiye neza aba bahungu impamvu bari gushwana sibyo kugera ku rwego n'abandi baboneraho ihaho kuri bo ni imbaraga zo kutumvira ababyeyi sibyo yego urakoze reka tugushimire cyane dushimire n'abantu bose babanye natwe tubashimire tubabwire ko ibiganiro byacu kugaruka mukore subscribe kuri Yada kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi turabakunda cyane.